Iki ni ikiganiro ejo. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Twinjiye mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Noel Manishimwe ndetse na mugenzi wanjye Wisabye Christine. Nige na Roger niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Amakuru Christine, nizere ko umeze neza. Yego meze neza cyane, kanizere ko n'abakunzi b'ikiganiro ejo nabo bameze neza. Yego ndizera ko bameze neza. Uyu munsi rero turaza kuba tuganira ku ki? Uyu munsi turaganira ku mibereho y'urubyiruko rwo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, kwibanda ku ngaruka zigera ku bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu gihe umubano w'ibihugu bihana imbibi butameze neza. Nibyo koko Christine, ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda noneho ku rubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, aho turi bwumve urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya umupaka uhuza u Rwanda mu karere ka Rubavu ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Si ibyo gusa rero, turaza kumva icyo umwe mu mpuguke mu by'ubukungu avuga ku cy'urubyiruko buruhomba mu gihe imibanire y'ibihugu hajemo agatotsi imipaka igafungwa. Ntimujye kure y'inyakiramajwi zanyu kuko turaza kumva n'agace ka 16 k'ikinamico Ngirankugire. Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM. Ikaze nanone mu kiganiro ejo. Mu kiganiro cya none turaganira ku mibereho y'urubyiruko rwo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC umaze imyaka 26 ushinzwe, ugizwe n'ibihugu by'u Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse na Tanzania. Nk'uko bigaragazwa na World Barometer, abaturage batuye uyu muryango babarirwa hafi muri miliyoni 270, ukaba warashinzwe ufite intego yo guteza imbere ubutwererane hagati y'ibihugu binyamuryango, haba muri politike, ubukungu, imibereho myiza, byose bigakorwa mu nyungu z'abatuye ibi bihugu biwugize. Aha rero mu kiganiro cyacu tugiye kwibanda cyane ku bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, turebera hamwe ingaruka zibageraho mu gihe umubano w'u Rwanda cyangwa kimwe muri ibi bihugu bigize EAC utameze neza. Aha twavuga nk'umubano w'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wagiye uzamo agatotsi, bityo bikagira ingaruka ku mupaka wa Gisenyi, Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda n'Igoma ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitewe n'ikibazo cy'ubwumvikane buke buri hagati y'ibihugu byombi, n'ubu bakoresha uyu mupaka ntabwo bashobora kwambuka amasaha 24 kuri 28, kubera ko ubu ufungurwa saa 12 za mu gitondo ugafungwa saa 9 z'amanywa, kandi ayo masaha ufungwaho kuri business ubundi nibwo gucuruza no guhaha biba bigeze. Bakunzi bacu rero, nk'uko bisanzwe namwe mugira uruhare muri iki kiganiro mutwohereza ibitekerezo byanyu ku ngingo twababwiye ko tugiye kuganiraho, aho twababajije ikibazo kigira giti: ese mubona ari gute urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka rwakwitwara mu gihe ibihugu bibiri biba bitabanye neza? Nk'uko bisanzwe nimero dukoresha ni 0780 282 no kuri WhatsApp ni 0787581411. Mu gihe bari kutwoherereza ibitekerezo byabo, katwumve rumwe mu rubyiruko n'abakuze bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruherereye mu karere ka Rubavu, bakorera ubucuruzi bwabo ku mupaka uzwi ku izina rya Petite Barriere, bibumbiye mu mushinga witwa Mupaka Chambalet. Ugenekeranyije mu Kinyarwanda bivuga umupaka isoko y'ubuzima bwa, batubwira ingaruka bahura nazo ndetse n'icyo bakora ngo ubucuruzi bwabo butagwa mu gihombo. Ni mu nkuru yateguwe na mugenzi wacu David Etimana. Abagabo nabo bariyo ntabwo babonetse bose muri Aba ni bamwe mu batuye mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu bakorera ubucuruzi bwambukiranya umupaka bajyana ibicuruzwa Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bibumbiye mu mushinga witwa Mupaka Chambalet mu rurimi rw'igiswahili, bishatse gusobanura umupaka isoko y'ubuzima bwacu ugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda. Bavuga ko bahura n'ingaruka nyinshi mu gihe umupaka wafunze ibihugu bitabanye neza, dore ko bamwe bacuruza ibiribwa nk'ibirayi,
amazi, imbuto, imboga n'ibindi. Tubasanze hafi y'umupaka munini uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bakunze kwita Grande Barriere, aho bari mu matsinda mato abahuza yo kubitsa no kugurizanya. Ingaruka ngira ibyo ncuruza birangirika, icyo gihe ntagomba nkibonye abakiriya nk'uko bikwiriye. Wenda niba nari mfite abantu nagemuriraga za mboga n'imbuto muri Kongo, uri kumva ko mu Rwanda nta bakiriya mba mafite, ariko nk'iyo umupaka afunze nk'uwo munsi uri kumva niba mfite abakiriya muri Kongo, bya bindi naranguye uwo munsi byakagiye, uri kumva ko nyine birahomba. Akazi kaba gahagaze, akazi iyo gahagaze urumva ubuzima ntabwo bugenda neza, ubucuruzi bwanjye nakoraga mbese ubwo waba buhagaze. Niba natahaga mfite ikiro cy'isukari, urumva ntabwo kiba kiri kuboneka neza, bitewe ko nta kazi mba mfite. Ubwo nta kazi mba mfite n'urugero kuza gushaka akazi ahangaha n'urugero nongere mforomo ahangaha ni ibintu bintwara igihe. Nimba bafunze umupaka kakazi kanjye kaba kahagaze, rero nimba akazi gahagaze n'ubuzima nabo urabona abana biga, rero nimba bafunze umupaka ntabwo uzabona amafaranga y'ishuri, urumva icyo gihe abana bazagira gute, bazahagarara kujya ku ishuri. Hakizimana Innocent ni umufashamyumvire w'umushinga Mupaka Shambaret mu by'ubucuruzi. Avuga ko icyo bafasha abanyamuryango b'uyu mushinga ari ukubakorera ubuvugizi ngo badahutazwa igihe habayeho ibihe by'amage, ndetse byaba ngombwa bakaba bashyirirwaho ingamba nko gukorera mu mujyi wa Rubavu, kuko bifashisha amafaranga baba barizigamiye mu matsinda bahuriyemo nk'uko babishishikarizwa n'uyu mushinga. Icyo dukora ahanini gukora ubuvugizi abacuruzi baba bambuka kugira ngo hatagira uhutazwa muri izo nzira. Hari inzego ziba zarashyizweho nabo nk'urwego rwa platform, urwo rwego akenshi rudufasha mu kumenya ibyo bibazo byose bishobora guturuka kuri uwo mutekano muke cyangwa ku bindi bibazo bitandukanye. Ukuvuga rero buri mucuruzi afite itsinda twagiye tumuganishamo ku buryo yagize ikibazo tumufasha. Ubwo rero ikindi dukora ni ukugana n'inzego zitandukanye, inzego navuga zishinzwe umupaka, ku buryo uwo mutekano waba wabaye muke habaho ibiganiro no kureba ibishoboka byose kugira ngo abacuruzi badahutazwa muri ayo mayira. Saho gusa twagarukiye kuko twanyarukiye ku mupaka muto uzwi nka Petite Barriere, aho guhera mu masaha y'isa 7 z'amanywa uba ubona urujya n'uruza rw'abanyarwanda bavana ibicuruzwa muri Kongo ndetse n'abavayo gucuruza ibyo bajyanye. Hakuno kandi ku ruhande rw'u Rwanda uba ubona abanyekongo nabo barimo kwambuka umupaka bajya i Goma. Twagerageje kuvugisha abanyekongo bazana ibicuruzwa mu Rwanda ndetse n'abaza kubikura mu Rwanda, ariko ntibyadukundira. David Hitimana, intumwa y'ikiganiro Ejo i Rubavu ho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Christine, iyo kwambuka umupaka bitari gukunda, ibyo abacuruzi baranguye birangirika, akazi kakaba kahagaze. Gusa nanone wumvise ko hari urwego ruba rwashizweho rushobora gufasha mu gihe hari ikibazo cyavutse ku mupaka kugira ngo ubuzima bwabo budahutazwa, aho bavuze urwego bise platform. Platform ngo ni urwego rubakemurira ibibazo. Yego. Dushimire rero umugenzi wacu David Hitimana waganiriye na rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Rubavu bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri Petite Barriere, aho batubwiraga ko iyo umupaka wafunzwe bitunguranye usanga ibicuruzwa byabo byangirika. Yego, si ibyo gusa ahubwo wumvise ko no mu gihe bibaye bahita bashishikarizwa gucururiza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Rubavu bifashishije amafaranga baba barizigamiye mu matsinda. Christine, urumva rero kwizigamira bibagoboka mu gihe cy'ibibazo? Yego, birafasha rwose. Buriya we uzi ko ubusanzwe iyo hari umwuka mwiza hagati y'ibihugu byombi kuri iyi mipaka yombi yegeranye ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri Petite Barriere cyangwa Grande Barriere haza ku mipaka ikoreshwa cyane muri Afurika yose, aho nko muri 2019 uyu mupaka wambukiragaho abantu 90,000 ku munsi. Dukomeje n'iki kiganiro cyacu, twibutse abakunzi bacu ko nabo bagiramo uruhare bohereza ubutumwa bugufi, aho twababajije cya kibazo kivuga ngo ese mubona ari gute urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka rwakwitwara mu gihe ibihugu bibiri biba bitabanye neza. Nkuko bisanzwe nimero dukoresha ni 0728828232 no kuri WhatsApp ni 0788758111. Mu gihe batwereza ubutumwa, reka twumva aka karirimbo gahuriyemo umuhanzi ukunzwe mu Rwanda Bruce Melody ndetse na Inos B, bose bakiri urubyiruko bakaba barashyize imbaraga mu gukora indirimbo yasusurutsa abantu. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Aranyica ku manywa arahanajya nkora ngasara cyo kurya ndi bon appétit cyariyo gitegewe Kinshasa. Baby nango zasika urabihuhuriye utaye hijya we niyo
iyi ndirimbo rero iranasusurutsa abantu byo. Yego rwose, kandi ni na byiza ko urubyiruko ruhuriza imbaraga hamwe mu kuba hari icyo bakora cyakubaka abandi. Tugarutse mu kiganiro aho turi kuganira ku mibereho y'urubyiruko rwo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, twifuje kumenya uko impuguke mu bukungu Bwana Habyarimana Strato wo mu Rwanda avuga, aho agaragaza ko igihe ibihugu bitabanye neza ingaruka z'ihungabana ry'ubukungu zigera ku ngeri nyinshi, harimo abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka, higanjemo abagore n'urubyiruko. Reka tumwumve, turagaruka mu kanya. Kuri ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka, icyambere bwinjiza imisoro, icya kabiri butunze abantu benshi. Hari imipaka hanyuraho nk'abantu nk'ibihumbi 40 ku munsi, n'ubundi ni babandi bantu bakennye. Iyo rero hagize ikibazo ubwo bucuruzi burahagarara, ntabwo babigikunda, ugasanga rero mu by'ukuri biteza igihombo ku miryango yabo, biteza n'igihombo ariko ku gihugu, kubera ko ya misoro nakubwiraga ntabwo ibikibonetse. Tunarenze ibijyanye n'ubukungu gusa, bigira akamaro karenze n'ako ubukungu tuteza imbere umwuka w'amahoro mu karere. Nta mibare nakubwira ubu ngubu, ariko bamwe bigeze kubikoraho ubushakashatsi bagaragaza ndetse ko twahombye amamiliyoni menshi y'amadolari muri cya gihe, cyane cyane nk'umubano utari umeze neza na Uganda. Ndavuga ku ruhande rw'u Rwanda, ariko no ku ruhande rwa Uganda bashobora kuba barahombye byinshi, birumvikana. Mu ndorerwamo rero y'umusesenguzi mu by'ubukungu, twakwita abanyantege nk'uburyo bwa mikoro na rwa rubyiruko rurimo, hari nawo umubare munini basanga kugenderana hagati y'ibihugu byacu. Bigenda bigaragara yuko uko iminsi igenda ihita, amahirwe yo kubona akazi agenda agabanuka, cyane cyane ku rubyiruko bashoboraga nabo gutangira ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka. Hari abo nzi nabonye bambuka nko hagati ya Kongo n'u Rwanda, bakajyana amagi, bakajyana inkoko, bakajyana imbuto. Ibyo bintu byose bituma wa muntu watangiye gahoro yaguka mu mikorere, ukamenya amahirwe ahari, ukuntu mwayafatanya wenda no kuyabyaza umusaruro. Tuba tugomba kubana byanze bikunze, inzu yawe ihiye n'abaturanyi baza kuzimiriza, kumva yuko abantu ni magirirane. Ahantu hose hari amahirwe umuntu ushobora kuyabyaza umusaruro atabangamiye undi. Rugomba no kugira uburyo bw'imikoranire ariko izwi nanone, kugira ngo rwirinde kugwa mu bintu bishobora kubatungura. Abenshi bakora mu buryo butanditse, ariko uko dukorera hamwe ntibibe ku ruhande rumwe gusa, bikaba no ku rundi ruhande. Ibyo bituma mbese mu by'ukuri babasha kugira imbaraga zo guhangana, noneho na bya bintu bishobora kubashuka kubatanya. Bagomba no gutangira gutekereza ngo ese ubucuruzi bunahagaze nta bundi buryo nabaho, bakagira amasoko menshi y'ibyo bakora, yaho bakura amafaranga, bakagira amasoko menshi y'ibyo bacuruza, tarambirije gusa ku bucuruzi hakurya y'umupaka. Zizawe nije zishyira abantu hamwe, zikabahugura, zikagira gute. Abandi bakakubwira ngo twebwe twubatse isoko, abandi bakakubwira bati twebwe twashyizeho izo platform z'urubyiruko, abandi bakakubwira bati twebwe turi kureba uburyo ki hajyaho policies zorohereza, ndavuga amategeko n'amabwiriza ku rwego rw'igihugu yorohereza ubwo bucuruzi. Ariko mu by'ukuri buri muntu araza agakora ibye bijyanye ese cyabereyeho, ariko mugasanga mu by'ukuri nta n'uwo yabanje gutekereza ngo harya rwa rubyiruko ubundi rukeneye iki. Uzi kuvugana na guverinoma bari ugenda ujye kukaraba by'amategeko, kubera ko iyo mikoro yo gukorera hamwe idahari, akenshi usanga bya bikorwa ntabwo bikemuye ikibazo cy'urubyiruko koko. Nicyo kibazo kubera yuko mu by'ukuri niba biri kuba ku rwego rw'akarere tuvuge, utekereza ko bagira umwanya wo kuvuga ngo reka tumaze tuganire nabo, tumenye ibibazo, tubahuriza hamwe, noneho tuze kubahuza n'abandi. Ni rekomandasiyo ireba abantu benshi, irebamo leta, irebamo abatanga amafaranga, irebamo abashyira mu bikorwa imishinga, kwitana bamwana iyo byagenze nabi. Ariko buri ruhande mu by'ukuri rufitemo inshingano zo kumva yuko mu by'ukuri hari ikibazo ugomba gukemura. Murakoze cyane nawe. Mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda, aho turi kuganira ku ngaruka zigera ku rubyiruko mu gihe umubano w'ibihugu bihana imbibi n'u Rwanda utameze neza. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, tugeze muri wa mwanya mukurikira ikinamico Ngirankugire ivuga ku buzima bw'abaturage bo mu nkambi ya Rwakayuzu, aho tugeze ku gace ka 16. Katuyumve, turagaruka mu kanya twumva ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Iyumvira igice cya 16 cy'ikinamico Ngirankugire. Duherukana Rugamba abwira Valentine ko ashaka kwibisha butiki ya Gilbert mu rwego rwo kumuhorera, ariko Valentine amwingingira kumufasha bakabiba amahoro aho kubiba inzangano. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino. Injira. Ntukimenya no kuzaramukanya. Sorry byari binciyeho kubera huti mfite yo kukubwira icyo ngushakira. Aha, ngaho mbwira.
nizera ariko wamaze gukomera no kwibagirwa aho batega bamwe mu bagenzi bagukoreye cyane rwose. urumva iyo ari benshi bahurije ku kintu nka kiriya biba bigoranye kubahana ahubwo bakeneye kwigishwa. Ndabyumva rwose. Nari nagize agatekerezo rero ndavuga nti nzakakubwira mbwira uko ubyumva. Akahe gatekerezo ga Valentine? Urabyumva utano mu kigo dushinze Club de Danse tukajya tuyihuramo twese yaba tw'abanyacyanzige abo mu nkambi ya Mutenderi n'abo mu nkambi ya Rwakayuzu. Noneho buri bantu bakajya berekana imbyino z'iwabo byaba na ngombwa bakigishanya. Urugero abanyacyanzige bakajya bigisha gushayaya, abanyamutenderi bakajya bigisha za zindi z'iwabo zo gukaraga ikibuno, noneho abanyarwakayuza bakigisha gukubita ingoma gukora utuntu twabo. Urabyumva ute Prof? Oh la 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 la, nkunda ukuri umwana ureba kure gose. Urakoze cyane. Kandi ndabishigikiye cyane gose. Urakoze cyane Prof. Mwaje munategura na za spectacle nk'abanyacanzige bakaba bakwigaragaza bakubita ingoma, abanyamutenderi bashayaya, urabyumva? Abanyaga bakayuzo bakaraga ikibuno. Uko muhura kenshi byozotuma mwungu bumwe. Izi zangano ziri hagati yanyu nabo mu nkambi zigacika cyane. Hanyuma rero niki twakora kugira ngo babyitabire? Urakoze cyane kunyungura igitekerezo Prof. Nene tekereje ko twajya tugira ibikorwa biduhuza ariko mu mutwe wanjye ntarapanga neza ibyari byo. Gusa numva kubanza kukubaza niba Club de Danse mwatwemera kuyishinga. Cyane gose. Ndetse niba igihe tuzakenera ubufasha bwanyu muzabudo. Urumva koko nabubina? Icyo nabafasha cyambere nuko icyifuzo nokigeza ku barongozi b'ikigo nka titulere wanyu. Urakoze cyane. Ahubwo se Valentine. Karame. Urubyiruko rwo hanze y'ikigogo wigeze urutekerezaho muri urwo rugamba? Kose kushushubikana mama. Gira hangase cyane. Kushushubikana cyane kwego. Gira hangase. Ubuze bino byombo. Ubuze turamutse tubijambe byombo. Hagara kwego mama. Hego menete subundi hari cyo twenda kubikoresha. Hego ako sinakoze iki. Niko ari Karame. Kugira ngo nkura amata mu kanwa koko wabitewe n'iki? Hego mana yanjye. Waramimaga, wariyahuraga, wahimaga Gilbert, ubundi wabitewe n'iki? Ibyo se ni ibiki? Sinumva icyo ushaka kuvuga pe. Buriya kwifata ukanga Gilbert, waruzi ingaruka zizakurikiraho. Buriya birabyo mbona bitondetse hariya ngo ubone ko nta gahunda yo kubikoresha vuba ihari kubera ibyo. Mama, ubwo ibyo nibyo bitumye nkura muri quartier ya 8 ukankurubana kugeza kuri ya 13 kuko mama. Yego ye. Ndakumenyesha ko ikemezo nafashe ntahubutse kandi ntawe nagomba kugisha inama. Urampemukiye. Unsibiye amayira. Uhuye amata mu kanwa pe. Mama, ntabwo nditungo ngukama. Nta nubwo ndi umurima watisha kuri Gilbert kandi siniguriye. Kandi usigaye usuzugura. Niba nagusibiye amayira, uzajya ujya guca inshuro muri Cyanzige nk'abandi bose tubana hano mu nkanda. Ubundi utegereze ndangiza amashuri nshaka akazi nkutunge nk'umubyeyi. Urumva icyo ari cyo gisubizo rero? Nicyo nguhaye nyine. Ariko wabibonye mama, kugirira mugenzi wawe nabi nawe bikakugeraho. Ibi byose mukora abanyacyanzige cyangwa nabyo bakabibakorera. Ariko Cyanzige barayibitse. Twese bitugiraho ingaruka. Wambonerara? Yaba wabimenyaga mama. Menye iki? Nari gukura untoza kubakunda. Bandes. Byibura tukubakayo n'imiryango, tukareka guhera mu nkambi gusa. Uranyumvira aka gakobwa ra? Ego ko mama. Ese uri kuye. Urumva? Nta muryango wa mu banyacyanzige nkeneye. Yaba mu gisekuru cyanjye cyangwa icyaso nta wigeze abamo. Ariko urakomeje koko. Utazanzanira nakatazazanywa. Utazahumanya ibisekuru rero. Uri kunyumva? Jya gufasha papa wawe Valentine. Yego mama. Hari ibindi bisigaye nanjye nze gufashe Karisi? Ngwino nkwereke ibyo nterurira ninjirire mu nzu rimwe singaruke hanze. Noneho ko wongeye ukabitahana ari byinshi papa. Yewe nibyaguzwe ndashimira Imana. Ubwo hasigaye ibitabora ntacyo nzaba mbigurisha ubutaha. Yewe ngize ingaruka z'amakimbirane mu baturanyi. Sinarinzi ko bidindiza iterambere bigeza aha rwose. Kandi n'igihugu kibigenderamo ntimugire ngo. None sinasoraga. Ugira ngo bikomeje gutya bigafata igihe kirekire ubucuruzi bwanjye bucumbagira sinajya kurekara amaboko bankuriyeho imisoro. Ahubwo papa, nako nawe birakureba mama. Maze iminsi mfite igitekerezo cyo gushinga Club de Danse ku ishuri.
nabibwiye profe mupenzi rero numva arabishyigikiye anatwemera ko dusabira uburenganzira mu kigo akazatubera n'umuterankunga nimara gushingwa. Club de danse koko Valentine aho kwigushyizeho umwe tugiye gushinga amagurupe y'imbyino nta soni. Ibyo se bizakumarira iki mu myigire yawe koko Valentine? Ubwo si bizatuma urangara? Oya ntabwo nzarangara kuko mu ntego zizaturanga muri iyo club de danse harimo no kwiga. Nyine kuko inzangano zikomeje kutuganza kandi tw'urubyiruko akaba ari twe tuzagira uruhare runini mu kuzirwanya. Natekereje uburyo nabiyegereza nsanga kunyura mu byo bakunda ari byo byiza. Gute? Abajene benshi buriya bakunda kubyina. Muri club yacu buri bantu bazajya birekana imbyino gakondo ziwabo cyangwa na ngombwa bakigishanya kuzibyina. Bamwe bakigisha abandi gushayaya, abandi gukubita ingoma, abandi kubyina bakaraga ikibuno. Niba intego yanyu ari ukunga ubumwe ndumva ntacyo bitwaye da. Cyane rwose. Urumva rero namwe turashaka uruhare rwanyu mama. Ese papa ko ntacyo bivugaho? Yemwe reka tubanze twinjize ibi bintu mu nzu turabiganiraho neza twitonze. Ubwo haje mu ruhare rwacu nk'ababyeyi si ibyo guhubukira. Iki gitekerezo cya Valentine cyo gushinga gurupe y'imbyino igamije kunga ubumwe abanyamutenderi Rwakayuzo na Cyanzige yagejeje ku babyeyi be ubu bazagishyigikira nk'uko abyifuza. Naho ubutaha. Bakunzi bacu nizere ko mwaryohewe n'agace ka 16 k'ikinamico ngira nkugire. Nowe reka twakire mugenzi wacu Christella atugeze ubutumwa mwatwandikiye mu kiganiro cyatambutse ubushize. Yego reka tumwakire ikaze cyane Christella amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza naryohewe n'indirimbo yakozwe n'uyu munyarwanda ndetse n'uyu muje no muri Kongo kandi nizera ko n'abadukurikiye yabaryoheye nkanjye. Noneho Christella dusangize ibitekerezo abadukurikiye bagarutseho cyangwa bagaragaje mu kiganiro cyatambutse ubushize. Tugeze muri kakanya twahari kubageze ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Aho abadukurikiye badusangije ibitekerezo bitandukanye ku kibazo twari twababajije cyagiraga kiti ese niki cyakorwa ngo bamwe mu bagabo bahohotera abagore babo bitwaje ko babakoye bicike. Twihuse ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira. Dukuze Eric uherereye mu karere ka Kamonyi yagize ati kuba warakoye umugore ntago waramuguze ku buryo wamukorera icyo ushaka cyose. Inama nagira ababikora ni ukubireka kuko bitera amakimbirane mu miryango kugeza no ku bana. Dukomereze kuri Jean Didier Mukiza uherereye mu karere ka Kicukiro aho yagize ati abagabo bagifite iyo myumvire ntabwo bikwiye rwose kuko inkwano si ikiguzi. Nzaba mwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mugambazi yagize ati izo mvugo ntabwo zikwiye umugabo n'umugore ntibahuzwa n'inkwano. Ufite Imana uherereye mu karere ka Karongi yagize ati ibyo gukwa ntabwo bisobanuye guhohotera umwashakanye. Reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku Uwimana Saverine aho yagize ati inkwano ntiyagakwiye kuba igira aho ihuriye n'imibanire y'abashakanye. Bakunzi b'ikiganiro ubutumwa bwa none tubuhiniye aha ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze. Tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi aho twaganiriye ku mibereho urubyiruko rwo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC twibanda cyane ku bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu bihugu bihana imbibe n'u Rwanda turebera hamwe ingaruka zibageraho mu gihe ibihugu bitabanye neza ndetse n'uburyo bakwitwara. Aho twumvise urubyiruko n'abakuze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruherereye mu karere ka Rubavu ku mupaka wa Petite Barriere bibumbiye mu mushinga witwa Mupaka Shambaretu aho batubwiye zimwe mu ngaruka zibageraho zirimo ko hari igihe ibicuruzwa baba bafite bigira igihombo bitewe n'uko umupaka wafunzwe cyangwa umubano w'ibihugu byombi utameze neza. Aho kandi kugira ngo ibyo bihombo byirindwe bashishikarizwa gukorera ubucuruzi mu mujyi wa Gisenyi. Si ibyo gusa kuko twumvise n'umwe mu muguke mu bukungu Strato Habyarimana watanze inama. Kadushimire mwe mwese twabanye mu kiganiro cya none tunashimire Mizero Crispe waruri ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Roger Nigena waruhagarariye iki kiganiro. Twe mwabanye kuri mikoro ni Noel Manishimwe ndetse na Christine Isabye. Tubifurije kugira iminsi mikuru myiza n'umwaka mushya muhire. Naho ubutaha. Ndetse n'andi makimbirane duharanire
kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Cyane ko ari twe dufite iya mbere mu kubaka ejo atubereye. Ejo